ndabashimiye kandi bikomeye rwose. Sasa mu byukuri uyu munsi tugiye kuvuga ku modoka nziza cyane. Ni imodoka yitwa Tesla Model X-Plate. Ni imwe mu modoka zigezweho zikoresha amashanyarazi, icyo bita electrical cars. Ifite imbaraga nyinshi, umuvuduko ukomeye n'ikoranabuhanga rihambaye. Imikorere ya Tesla Model X-Plate mu byukuri niyo tugiye gusobanura. Sasa mukuri reka duhere ku kintu cya mbere. Haza icyo bita moteri eshatu, ifite icyo bita tri-motor AWD. Ifite rero motors eshatu za electric zitanga 1020 horsepower, bigatuma iba imwe mu modoka zifite umuvuduko mwinshi ku isi. Mu byukuri rero akazi kintu kiza ku mwanya wa kabiri. Ifite mu byukuri battery nini y'amashanyarazi. Mu byukuri rero ifite battery ikomeye ituma nyine ishobora nyine gukora ingendo zirindi cyase ushobora yakora urugendo rurerure. Sasa mu byukuri rero ishobora kwishyura cyase ishobora kwishyurwa nyine Tesla. Ifite icyo bita Tesla supercharger, aho nyine kugeza nyine nko kuri 80% bishobora nyine gufata iminota 30 gusa. Mu byukuri ikintu kiza ku mwanya wa gatatu harimo ikoranabuhanga rihanitse, icyo bita ifite rero autopilot, icyo bita safe driving mode. Ishobora rero gutwara nyine imodoka itiriwe nyine ikenerwa nyine icyerekezo n'umushoferi cyase ikenera umushoferi cyase ikenera n'umushoferi. Mu byukuri ifite icyo bita screen nini imbere, icyo bita 70-inch touch screen igenzura nyine ibintu byose by'imodoka. Ikindi kiza ku mwanya wa kane rero sasa ndukuri ifite mayani magambo. Ikindi kiza ku mwanya wa kane harimo amarembo afungura mu buryo nyine bugezweho, icyo bita Falcon ring doors. Amarembo yayo rero yo inyuma nyine afunguka ajya hejuru nk'amababa y'igisiga, cyangwa se yuri gufungura nyine iyi modoka amababa aba ari kuzamuka, cyangwa se ubona imiryango izamuka nk'amababa ameze nk'igisiga, bikayohera nyine gukoreshwa ifunguye cyangwa se ahafunguye. Ikindi kiza ku mwanya wa gatanu ifite rero imikorere cyangwa se ifite imbere nyine n'uburyo nyine bw'imodoka. Ifite rero imyanya 6 cyangwa se 7 bitewe nuko yateguwe. Ifite iyo bita yoke steering, aho nyine idafite nyine uruziga nyine rusanzwe, ahubwo ifite akantu nyine kameze nka joystick. Mu byukuri rero ikindi kiza ku mwanya wa gatandatu nuko burya umutekano wa mbere. Ifite icyo bita cameras 8 n'ama sensors biri bikana byifashishwa nyine kugenzura umuhanda, bikayifasha rero kwirinda impanuka. Ikindi kiza rero kibanziza igisoza no kuvuga ngo nuko burya harimo umwihariko utangaje wa Tesla Model X-Plate, umuvuduko ukomeye cyane ku modoka nyine amashanyarazi. Ikafite icyo bita safe driving mode, ishobora nyine kwitwara ubwayo idakeneye umuntu wayitwara. Ikindi kagira icyo bita battery cyangwa se battery nyine ikomeye cyane. Ifite icyo bita autonomy nini, ikagira ikoranabuhanga rigezweho imbere n'inyuma hatangaje. Sasa muri rero Tesla Model X-Plate ni imodoka yihuta cyane kandi ifite battery ikomeye, amarembo yihariye mu ikoranabuhanga ridasanzwe, kandi ikitwara mu buryo idakenera umushoferi. Kandi mu byukuri ikintu kiyongeraho gitangaje nuko ari imodoka ibasha kwifungura igafungura nyine iriya miryango izamuye hejuru imeze nk'igisiga kiri kuguruka. Ni imodoka nziza cyane, iyo nta yindi turi kuvuga, yitwa Tesla Model X-Plate. Ni imodoka y'agatangaza. Nifuje kubabwira uyu munsi biteruka ari imodoka nziza cyane. Reka mbere ko mbakunda naho ubutaha.